baraka niyo bazi bazi ndako twasanje ubuzima bw'indaya sodo bana mukabaye reka niyo bazi bazi reka niyo bazi reka niyo ndacyakufuka abagore reka mva kuri iyi si reka nigenderewe ibisambo bijye kumwahuranya mwihoreye twigendere arutabangaba bose n'abakobwa kugira ngo abantu batabitindaho cyane ahise abiyereka ariko uyu mukobwa amaze iminsi ari mu bibazo muri ya manuka yabereye ahantu harimo umuvandimwe witabye Imana suzana kano gasaza bayizizubira umwana harimo kutinyegeza kukurusha averekera hose verekera nawe akazi keza gore reka mfe baraka niyo bazi ndako twasanje ubuzima bw'indaya sodo bana mukabaye reka niyo bazi reka niyo bazi reka niyo ndacyakufuka abagore reka mva kuri iyi si reka nigenderewe ayiwe bazi bazi ni ndende bazi reka niyo nakuzikoga yake nakuzikoga nanye ndagufata mu maguru turajyana mu yaka mbabarira yakawe nzi byaba ngaba byo byancanze noneho ndi kubona nta kintu nakizanga yehehe nta kintu nakiza akira twese mwambwiye uko byagenze nyine mbwira byagenze bite byagenze nyine abagore baraza nzovu mbwira byagenze gute yakamwana ngo agiye kwiyahura byagenze gute umuntu yabuze kwiyahura amasaso yo muri M23 yabaye umusirikare ngo ni majoro umugore biranze umugore arakunaniye ariko ntabwo ndi bwiza dusabe ko reka nigende ngaho genda none mbabarira mureke oya noneho mwihore turebe mbabarira yaka ariko nawe uwo munyamakuru wawe nawe uratwanga mwihore ureko yiyahure mwihorere oya mureke ariko mureke ureke ari bwiyahure kwiyahura icaranga yaka bazwambarira ko dusabura munsi gende kambanza umutwe muri piscine nibwo ndapfana ubwo se nupfa dusabura musigirande amaguru yakaje katuganire nimba n'icyo ushaka tukiguhe ndi inshuti yawe ndashaka umugozi akanwa sinzagasangira nande nugenda imanika mu giti agapeti imitsingi nzagasangira nande wanze ko niyo uri muri piscine urimanika mu giti oya nta kibazo nari kumwe nawe kangende uze kujya mu giti kangende wejya muri piscine bayize barakanga wikwiyahura shabayize barakanga ntabwo yahura ngo ajye muri piscine isi nkayivosha barakanga fasha barakanga kumanyuko reka niyo arakonje umuntu we wase amazi yumva ko akonje uziyahure mu kivu ibisambo bijye kumwahuranya mwihoreye twigendere ese yakabiri se ugiye kwiyahura koko mbona ukuvuga ngo kwiyahura ariko bura umuntu ufata icyemezo cyo kwiyahura aba ari umuntu w'umugabo ko aba yanze agasuzuguro ku cya icyemezo cy'abagabo bakamukubita inkoni ijana oya kwiyahura bwo ngiye mbona ko ntabwo ari icyemezo cy'abagabo ahubwo ngiye mbona ari ububwa ariko urupfu uraruzi yaka usibye ko wagiye kwiyahura mu mazi muri piscine wabona hoho imanutse gatoya ukahita ujyamo hagati ariko aho kuba imbwa nabimva imva yawe yigumane ngiye ntabwo nziyahura yaka urako ugiye kwiyahura muri piscine dusabe wari umunsigiye uramusigende koko oya kwiyahura bwo ntabwo nakwiyahura ni uko ari ukubabwira yuko abantu biyahura ari abantu b'abagabo aho kugira ngo umugore azagusuzugure uzigendere umusigi
gakonje yarata kwiyahura ntabwo ari byiza yaratanze njye mbona ko kwiyahura ushaka kwiyahura bitewe n'ibibazo ariko njyewe nk'uko bavuga ngo iyo wiyahuye baragukubita ariya nzovu ngiye kukubaza ikibazo kimwe kwiyahura no kubireka ukabimbwa ugasuzugurwa wari umukire tuvuga ufite nk'iyi hoteli yo mu Kiyovu umugore yayikwatse arakwirukanye ubaye imbwa mu muhanda ntabwo wakwiyahura njye ntabwo nakwiyahura kuko ibintu birashakwa najya gupagasa nkajya i Bugande nkajya hehe nkazakorera ibindi kuko Imana yampaye ibyo bya mbere yakongera ikampa ibindi ariko njye ntabwo nakwiyahura neva njyaho ngo nsuzugurwe nakwimanika neva bisobanuye wakwimanika neva bisobanuye ntabwo ngiye ibyo bintu neva si perezida w'u Burundi uriya yitwa Ivarisiti yitiranwa na papa wanjye yitwa Ivarisiti ndayishimiye Ivarisiti ariko hari papa wanjye yitwa Ivarisiti Gatsirombo hari n'akandi yitwa inde Gatsirombo papa yitwa Ivarisiti Gatsirombo ariko uriya yitwa ngo Ivarisiti none se bahizi ni iryande bahizi ni izina datanye se ryo guhiga yega nkomoka ibwami ntabwo mvuka iwanyu ho muvuka i Masisi urahasuzuguye si Masisi Masisi se abahavukiye bo ntibahavuye ariko ujya wibuka ko Musinga yaguye muri Kongo wanjijiwe uzi ko umwami Musinga yaguye muri Kongo wanjijiwe mumwishe yaguye ahantu bita Katanga tugiye kubarega none ntabwo ari twe twamwishe tugiye kubarega njye nawe yaguye narahageze warahageze nawe muba mugambane nawe urimo yawunze iwanyu aza kugwa muri Kongo nawe bagiye kugufunga aho bita Moba abazi murabizi that is the true story mwatwiciye umwami ntabwo ari njye wamwishe wangegerawe wanjye yawunze utari iwanyu aza kugwa muri Kongo iwacu sawa njye kuzarega abarundi none se ayo mateka oya buretse namwe mutwiciye Musinga aguye iwanyu muri Kongo harya Kigero ntabwo mwamwishe yarapfuye tumushyingura hano iwacu i Nyanza ariko aho Rudahigwa yaguye i Burundi na Musinga iwanyu muri Kongo yaka nimba ari bene wanyu bamwishe ugiye kwitaba urukiko rw'irahe nari naranavuka ariko yakamwana n'umwana ntabwo ari wamwishe ariko njye numvishe amateka numvishe ko umwami Musinga yaguye iwacu muri Kongo aho bita Katanga uzanamurwanira bamwishe uzabatwereka hariya bino babyita ngo open hariya ngo ni open ni ugufungura inzoga open waramenye uko usigaye unafite n'akabari harya karahombye ariko nanone yaka hari ibyo bita entrée sortie entrée ni ukwinjira sote ni ugusohoka open ni ugufungura inzoga none cyangwa ugafungura gufungura ushobora no gufungura toilette ya indi bafurashinga ukavanaho cya gisane cyo hejuru ukacyegura nabyo ariko bahizi kambanze ari papier hygienique cyangwa se no kwihesha amazi wihesha iki yewe nisha papier hygienique rero buri kwisiga umwanda dukoresha amazi papier de toilette ngenda yikoresha nama kwikoresha nkazanyikoza mu tuzi cyangwa icangota ngewe ajya uca kugira umwanda usheho vuba ariko nkoresha cya gipapuro uri kigori umwanda ushiramo umusaza nkawe ndagicira cya gipapuro nkazampanagura utwasigaye inyuma tukavaho wajya ukoresha amazi se kwabaye amazi buriya mbo tubwira abantu rero tubwira abantu uretse gato mbanze mvuge ikintu dushaka kubwira abantu mugikoresha zino papier de toilette papier hygienique muba muri kwisiga amabyi mujye mugerageza mukoresha amazi shimira by'umwihariko mabuja Mutoni Asiya kubera ko ari umuyisilamukazi niwe wanyigishije gukoresha amazi muri toilette urumva ko bahiziwe aracyikoresha ibyatsi aracyakoresha za envelope aracyisiga umwana ntabwo atangiye kwiyamba ashatse dusabe so utangiye kwambara bogisa ebyiri usigaye uhinduranya neza ese ko batubwiraga ngo ufite nyinshi kumva ni ebyiri zonyine ntabwo ajya azirenza amara nzova amakuru arayazi ariko njye naziguriwe n'umugore wanjye wowe ni support from USA ni ubufasha bagutekereje
ni na mwene wanyu. Nzovu imyenda yose yambaye Uzi ko bamwita? nta mwenda wiyiguriye urimo. Banza urebe umupira wanditseho gusa. Ipantaro ni ya nyoko. Uyu mupira yambaye umutako live ni channel ya mushiki wanjye uba muri Amerika bamwita nde Olivier. Aba diaspora bose uzabita ngo ni bene wanyu. Olivier TV ngo ni mushiki wawe, uriya bita ngo Nzeko ngo ni musaza wawe. Petit frère. Ari muri Amerika ko nakushira ibintu byinshi. Yanguriye inkweto. Nuko yambuze. Amera umugore wanjye. Nuko usabiriza. Njyanyohereza kuri telefone. Njyanyohereza kuri telefone. Wagereje ukanga kuvayo. Wateje akavuyo agwa 5 njya ahitangwita 2020. Na muto na mu 5. Mutoni ninde? Ngeso uzayo yamaye kuri telefone urayazi. Mutoni ninde? Cyagiye uzane nyiramenyo mu kabari. Cyakumwirukana ngasohoka nyigendera. Yarambwiye ngo genda. Ibyawe bibitse ushonje wishwe. Yamaye kuri telefone uranyakubwira. Angaye yavugira hano. Kubera nabyo byumva. Gusa ndashimira Nzeko yagwaye agafuka k'umuceri ujyana mu rugo iwawe, akugura n'amavuta ujyana iwawe, agura abana bawe icyo kurya. Nzeko niwe mu diaspora utekereza abantu. Ko Nzovu utamutekereje ukayamuha yajyanira mama Queen na nyiramenyo. Ariko wowe waratekereje uravuga ati reka mahira abana be n'umudamu. Nzeko kudeshapo. Nzeko wari guhahira abana yakamwara atagira. Usibye ko umugore aratwita inda ifite ukwezi kumwe ubwo turi mu kwa kangahe reka turebe igihe azabyarira. Turi byaranshimishije guhahira abana bawe. Iyo yaguha ntabwo ari gutekereza kugura agafuka k'umuceri. Reka tekereze. Iyo yaguha mu ntoki wari kuyajyanira nyiramenyo na mama Queen. Turi mu kwezi kwa 6. Yarakoze gutekereza kujyana ibiryo iwawe. Mu kwa 3 amezi 7, mu kwa 7 8, mu kwa 9 icyenda umugore ni wazabyara. Umwana azatangira kurya nyuma y'amezi 3. Nyuma ya Ndeko yakamana mukubita agafuka k'umuceri umwana wazabatangiye kurya no kuri kw'Imana. Nyose ndizayibukiye amezi angahe? 9. Ariko ndababeshye ndababeshye hari abantu baroginda umugore oya ihene ibyarira amezi angahe? Ihene umugore urashaka byara amezi 3 usa nk'ihene. Ihene ibyara amezi 6. Oya se yegora muri comment muze kutubwira. Urukwavu rubyara amezi 3. Inka n'umuntu niyo babyara amezi 9 yuzuye. Ingurube se toka satani. Ingurube ushatse yabyara na 3. Ingurube ntabwo ibyarira bwagura. Irabwagura. Imbwa nayo irabwagura. Nose wa munyamakuru we. Nkuko avuga ngo amata amanza y'imbwa bayitanga iki? Ibibwana byayo byonga sinshatse kwivuga. Babyitanga iki? Niba ari amabwebwe abanyamakuru ntabyo babaza bahita amabwebwe. Yes. Amabwabwa. Nose yaka amata yene bayitanga iki? Amatihe. Amashunushunu. Yaka amahene amashunushunu. Harya amabyihene abandi ngo ni amahene muze kutubwira. Nanjye gucana bakwane ko amaki amabyihene uzibura amabyihene yitwa amahurunguru. Kubyeme amase yateye amase kijya mu Kinyarwanda none sibyo. Okay amabyingurube bahita ntabwo nyazi ni amagurube se nayahe Nzovu menye bahita amabweja buza ingurube. Ntago wamenya amabyingurube ahubwo tubwira abantu barya akabe abamenye ingurube ni amabwene singora. Uziko buriya nayimbwa se ni amabwene nayo. Uziko buriya ingurube ngo ibwaguye ikabura ibihembo yisamura ibibwana byayo. Kabura ibihembo cyangwa kabura ibyo kurya. Irya ibibwana byayo. Nose barayihemba ingurube. Bayi ibyo kurya niba yabwaguye se. Bajya kuyihemba. Uyahirira imigozi. Ariko rero kayikubita amayezi. Kambanze nge arakantu ushaka kuvuga kubyerekeranye n'ingurube. Ingurube ndayirya pe. Ariko sinzabe nigeze kubona muri Bibiliya ngo ibamwe umudayimoni ngo bayishizemo umudayimoni. Ariko ndayirya ryo iyo bakumukije neza ari abagakora neza hari restaurant. Yakaka ngusobanurire ingurube ibyo bitaga amadayimoni
uwo muntu wari wasaze yagiye mu ngurube ariko aya madayimoni yose Imana yateye mu nyanja ingurube y'ikigeni ushaka kujya uyirya nta madayimoni ayibaho iraryoha akabenzi toka satani aragushukura uriya munyamakuru aragushuka ingurube ngo yaryaga amazirantoki ya Nowa bari mu nyanja mu nkuge ya Nowa mu nkuge ya Nowa ubwo ni inkuge harya buriya ni iki yo inkuge reka mbasone mwanjijemo urabona inkuge Imana ijya kurimbura abantu ijya kurimbura igiye kurimbura icyo bitaga umwuzure yaravuze ngo uwo bitaga Nowa yari umuntu w'umuhanga yabajije inkuge none afata ikintu ku kindi yabajije inkuge kuba inkuge ni ikibazo tubwire inkuge umvarika wanje reka mbikubwiye inkuge ni nko afata yari nk'ubwato bujya mu mazi mu nyanja ifata nk'uko bafata yakamwana na Nesa ugafata umugabo n'umugore bakajya mu bwato igafata inkokokazi n'isake buri kintu cyose yagiye igifata igishyira mu nkuge yafashe yakamwana nawe muza kubyara ni nk'uko mwagiye muri ubwo bwato wowe na Nesa n'uyu munyamakuru mukora kwaje kwa pura muratangira murabyara murororoka kugera ubwo mukwira ku isi hose nanone ifata ikigurube n'ikibwakazi cyacyo nabyo birabyara ifata imbwebwe n'imbwebwe kazi byose birabyara ifata urukwavu ifata inkoko byose birabyara ni nka biriya bavuga ngo Imana ari inkoko n'igi ni cyo cyaremwe mbere ni igiki inkoko n'igi nicyo cyaremwe mbere inkoko n'igi ni iki se nyine cyaremwe mbere kitubwira ndababaje woneka ahubwo we dusubize niwe mwari nimwasubize n'iki cyaremwe ni inkoko yakamwana nabikoze kuko icyo gihe mu nkuge hagiyemo inkokokazi n'isake bimaze kwimya bituraga igi rivamo inkoko irimye genzi ko yimya inka n'ikimye indi inkoko sigira iti inkoko zibigenza babyita none se kugira ngo abazi Kinyarwanda inkoko bavuge ngo inkoko wayibanguriye kugira ngo ya magi uko se barayibangurira nyine nta muntu ubona mwakwitanye afite inkoko ku rutugu agiye gushaka isake barayibangurira nanjye rero nanjye mujye munshakira abakobwa rwose bazane ubangurira tugutwara se tugushe nabo umukobwa rwose ukeneye gusama rwose ndi tayari yakananzara ngushyira ku rutugu ngo ushakire umukobwa umeze neza ntabwo buturemera kubyara kandi narangije gukora action ngewe action ntabwo tubivuga cyane kuko uriya mugore bamugendaho ntituzongere no kumva amakambo wana tikanarika baramuroga ngewe umugore wanjye bamuroze kunda ku mwana bucura bwanjye baramuzinze buri abanyagikongo nubwo abanyagikongo bangendaho aribo bafite inda nyinshi harimo Nyiramenyo harimo Mama Queen kandi Mama Queen ngo aratwite nawe no ku Gikongo naza muhobere ngwino muhobere niba ushaka yakangwino muhobere twikomerezera ni wa mukobwa twakoraga amasiporo tumeze afite ikibazo mami wa bien na mukobwa afite mu bakobwa bakora hano grit turi mukobwa nibo barusha ibuno rimeze abesha ko barabirukanye hano bakoraga abakobwa beza naba bahari ni beza gaceza aba bahari bose ntabwo ari beza neza utangiye kubagereranya arutabangaba bose n'abakobwa kugira ngo abantu batabitindaho cyane abiyereka ariko uyu mukobwa amaze iminsi ari mu bibazo muri ya manuka yabereye ahantu harimo umuvandimwe witabye Imana suzana kano gasaza bayizizubira umwana harimo kukinyegeza kukurusha averekera hose verekera nabo akazi keza sura mu kazi giti hotel dahomba icyo nashaka kubwira uyu mwana ateye neza urabona ko afite ibuno ryigutse ntabwo ari nk'ako kawe ariko yaka biriya bibuno si byo bateraho guteze kandi uyu mwana afite ibuno rimeze neza yaka
reka mbwira ikintu noneho kimwe Ngo igitoki ngo kiza njyewe nibura nawe tugomba kwicuza yize ejo bundi twakoranye ikiganiro arimo kurira ngo twaramutereranye aratwite ngo ntacyo twamumariye ngo ntitwamusuye ngo tumuvome injerekani y'amazi ariko ejo bundi ngiye nzamusura oya yariza tugomba kumusura ni umuntu wacu twamuteranye indi iragira ahangaha yararize imbere y'Imana ngo ariko ngo nko mu nshuti zanjye yakamwana nzovu duhurira muri social media bantererane ndatwite mfite ibibazo ndwaye ngo sinezite ndwaye asima ndatwite ntibansure koko ariko rero mutamusuye namwe ntabwo mubana neza nesa reka dushaka uriya n'umuvandimwe ni dushaka umunsi tujye kumusura niba rwose abanyarugunga niba rwose yari shaka 10 nanjye shaka 10 niba yamwe kujya gupfa kumanika amaguru ngo babatera amaduko mwibone umuntu aragutera indeje akagukwepa kandi akubeshya ngo afite amafaranga ngo azakubakira etaje ngo azakujyana nayo ukarasuka bujugunya hariya bikaba birahuye ariko buriya nimba umugabo mwitwararike insoresore z'iki gihe ziragutera inda zikaguta abakobwa mwe mumenye ubwenge mwitwararike niba wenda nawe wumva washyutswe ntabwo wakoresha agakingirizo koko agakinza gutetse kandi bamwe baba bakeneye uragenda umusore akagutera inda yarangiza akaguta oya kubyara ni byiza ntabwo nanze ko babyara ariko kubyarana n'ingegera igaguta ya mushiki wanjye yabyaranye n'ingegera afite abana babiri badahuje base nta mugabo n'umwe agira azamubona ari bashiki banjye mwambabariye koko kuki mukunda kugara muko mwiboneye izina rye ko naryibagiye witwa Nderufose cyangwa se mushyiremo twawuna agira amande nk'ayakamwe niba kwihangana bikunaniye mushiki wanjye niba kwihangana wekanga mbanga nawe wana yamaze guhagurwa ko agira amande nkawe atandemwa ngenda namutinya nk'uko ngutinye ngiwe nashatse kubona nawe kugira ngo bari abana ubana na mushiki wanjye se nawe ntabwo nanjye ari najyamo mushiki wawe akamwanzukanya agira amahane yega we ariko yakiyatangwe nagagira amahane nakize urupfu rwa mama Queen rwa mushiki wawe yitagira gucya none mama Queen urarusimbutse ariko ugira amahirwe urusubirane na nyina w'abana buriya Nzovu asubiranye na mama Sandrine byadushimisha kabisa ariko gusa Nzovu mbabarira wihangana usubirane n'umugore wawe nyina w'abana usazire mu bana bawe usazire mu muryango wawe ejo uri kumwe na Nyiramenye ejo uri kumwe na Nyiramenye ejo uri kumwe na Mutoni ejo uri kumwe na mama Shafi koko uzahora mu ndaya kumbwira muri abo bose dusigara cyakora ndashimira umuntu bita Papa Emma n'imfura Nzovu iyo yatorongeye indaya zose zamugurukanye asubira kwa mama Emma kwa akaryama agakaraba Papa Emma mujye mumushimira Musana mujye mumushimira ucumbikira Nzovu iyo yabuze icyerekezo nibwo asubira kwa Musana akaba aho ngaho mu rugo bamufata nk'umwana mu rugo ahubwo wungana na Emma uri mukuru wa Emma namujyanye ku ishuri uba mu nzu utishyura baragutekera ukarya dufite tuwarete dufurashinga we nsigaye njya muri tuwarete kwa Papa Emma kuri Musana nsigaye nituma nkafurashinga amabyi akamana bamuhaye icyumba cye Papa Emma tumushimire cyane rwose ujye ukomeza udufashije kano gasaza oya buretse gato ngenda shimira mama Emma na Papa Emma mujye mukomeza mudufashirize kano gasaza kugira ngo ejo katazarara mu furije cyangwa se bakakica asante sana murakoze cyane none se wewe uvuga ngo ndara mu furije ngenda mu furije ariko wowe reka mbabwiye imbere y'Imana yaka mu furije wowe urayemo gakeya ngusanga iyo utangiye kusebya nenda gusebya ngusanga Sodoma bakwibye inkweto nkakugura bodaboda sibyo kuki umusebya kuki ngiye ntakuvuga sawa asata murakoze cyane ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro naho ubutaha amazina ni Baby Nessa.